Yesu nashimwe bene data, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ubasuhuza. Ikiganiro cyo nkuko tumaze kubimenyera ni umutsima wa buri munsi, aho duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana rya mu gitondo, tukarisengeramo, tukuzura umwuka wera, tukirirwana ubutware nkuko nabikubwiye mu kiganiro weekend n'Imana giheruka. Ubaye utarakireba waza gifungura ukakireba. Iki ni ikiganiro cyiza rero Uwiteka yaduhaye kugira ngo tujye tuganira Imana mu gitondo, ubyuke uri mu mwuka wo kwirirwa neza, wirirwana n'Imana. Hari imyuka myinshi ibasa abantu muri iki gihe, umuntu akazinduka ngo yarwaye, yavunaguritse, umuntu akirirwa nabi mu rugo rwe, akavugana nabi n'umugabo mu gitondo bukira. Hari imyuka yo gushwana buri kanya ku bantu, ariko ndagira ngo nkubwire ko Yesu atanga amahoro. Ubukire bwawe Yesu yabuguheramwe amahoro, ukubaka urugo rugakomera. Ubusiribateri bwawe Yesu yabuguheramwe amahoro, ukubaka ubuzima bukomeye, ukagira icyerekezo. Geto ubamo Yesu yayiguheramwo amahoro, inzu ubamo Yesu yayiguheramo amahoro. Turagira ngo tuvuge Imana itanga amahoro muri iki gitondo. Waba ukodesha mu bukode wagiriramwe amahoro ukajya useka. Waba warubatse inzu wubatse cyangwa waguze wayigiriramwe amahoro. Waba ufite amadeni wayagiriramwe amahoro. Imana itanga amahoro mu kazi, ukagirana amahoro n'abakoresha bawe, ukagirana amahoro n'abo mukorana. Egera hafi dusenge Imana, dutangire dusenge muri iki cyumweru kuzageza ku wa gatanu. Ni ijambo risohoka buri munsi. Dusenga Uwiteka Imana duhe amahoro. Narindi kukubwira ko nakoze ikiganiro kirimo iyerekwa ku ijambo ry'Imana. Umumaro w'ijambo ry'Imana ni uwuhe? Uzakibona kuri iyi channel, kivuga ngo ubuhamya bwanjye, ihishurirwa nagize ku ijambo ry'Imana. Uzasangamo akamaro k'ijambo ry'Imana, uburyo ritunganya umuntu rikamukomeza. Nasobanuye uburyo ari inkota ityaje amujya abiri, ikeba abadayimoni bagahunga. Sobanura uburyo ari ubutware umuntu ategekeramo, warisengeramo ugahindura ibintu byari byaranze guhinduka. Haleluya. Nasobanuye uburyo ari n'icyumba kinini cy'umwuka, kiri mu igaburo rigaburira inda y'umwuka, umuntu akabaho akomeye, atari ingwingiri mu buryo bw'umwuka, adashonje mu buryo bw'umwuka, atari inzahare. Icyo kiganiro kandi, iryo yerekwa ryanjye, nasobanuye ukuntu ijambo ry'Imana rivura bwaki y'umwuka. Sobanura ko iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana akaryiga nk'uko tubikora mu mutsima wa buri munsi n'ahandi, uvurwa bwaki y'umwuka wera, ukagira intungamubiri. Mbabwira ko hari ibice by'ijambo ry'Imana bitunga amaso y'umwuka ukajya ubona, amatwi y'umwuka ukajya wumva. Nguhaye karibu rero muri iki kiganiro umutsima wa buri munsi. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Tuziga ijambo ryitwa kuba inshuti n'Imana. Kuba inshuti n'Imana. Iki cyumweru tuzareba umumaro wo kuba inshuti n'Imana, turebe umumaro wo kugendana n'Imana, turebe ese iyo umuntu agendanye n'Imana bagendana mu buhe buryo, bigarukira he, bitangirira he, bikarangirira he. Hari indirimbo nkunda nubwo ntibuka uwayiririmbye ari nde, ivuga ngo ubushuti bwacu n'Imana buraryoshye kandi bufite agaciro kurusha ubushuti bwacu n'inshuti zo mu isi. Yararirimbye aravuga ngo yewe n'umugore wawe hari aho atakugeza, abavandimwe muvukana hari aho bataguherekeza, ababyeyi hari aho bataguherekeza, ngo ariko Yesu, kuba inshuti na Yesu, kuba inshuti n'Imana, kuba inshuti na Mwuka Wera, muragendana. Waba uba mu nzu nziza murabana, waba uba mu nzu mbi murabana, iyo winjiye mu modoka uteze murabana. Haleluya. Ndakwifuriza kuba inshuti n'Imana. Muri bisi mukabana, mu modoka yawe wiguriye mukabana, mu kazi mukabana. Kugendana n'Imana, ingereka ngirana, kubana n'Imana, mukavanga ubuzima mukaba inshuti. Araririmba ngo iyo upfuye sheri wawe araguherekeza, yakugeza kumva akagutereramo, cyakora ashyira ngo uturabo kumva yawe akagusigaho wenyine akigendera. Ariko ngo Yesu we murajyana no mu rupfu, no mumva mukamanuka mukaryamana igihe cyawe kirangiye cyo kubaho ku isi. Impanda yazavuga, ifirimbi yavuga, akagukangura. Kuba inshuti n'Imana bibana natwe hano ku isi, ariko wari uzi ko no ku iherezo ry'ubuzima bizadukangura,
ukabasha kumva impanda, ukabasha kubona ijuru, ukabasha kubana n'Imana iteka ryose. Nguhaye karibu tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru tuziga insanganyamatsiko yitwa kuba inshuti n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro ibice 17. Turebe iyo umuntu abaye inshuti n'Imana, Imana imukorera iki, Imana iguha iki. Ibice 17 by'Itangiriro, umurongo wa mbere. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imana ishimwe. Murongo wa 6. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Akira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ryo kuba inshuti n'Imana, ubundi dusenge twiragize Imana muri iki cyumweru, twiragize Imana kuri uyu munsi. Hari indirimbo tugira mu gitabo cy'indirimbo ivuga ngo, nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ku mutima wanjye ntuhagaze. Iyo ubaye inshuti n'Imana, ndagira ngo nkubwire ko Imana iturema yaturemye mu ishusho yayo. Mu Itangiriro hari amagambo avuga ngo tureme umuntu ase natwe, tumuhe ubutware bwo gutegeka isi yose, ngo Imana ibikora ityo ibona ko ari byiza. Imana rero yaturemye mu ishusho yayo, kandi mu mutima w'Imana harimo ibintu ifite yibitseho bisa nk'ibyo yaduhaye. Buriya hari ibyo bita mu Gifaransa derive, cyangwa mu Cyongereza derivatives. Iyo ufashe nk'umuceri ukawushyira ku iplato, ku isahani, ukawarura, ukarurira abantu 5, uwo waruriye bwa mbere uba ukoze derive ya mbere, uwo waruriye bwa kabiri derive ya kabiri, uwa gatatu kugeza ku wa 5. Abahanga mu mibare bavuga ko iyo ukoze cyitwa integral, wongera ukagaruka ku kintu cya mbere wagiye ucagagura. Ibyo reka tubisimbuke. Ndashaka kukubwira ko Imana yaturemye kandi ikaturema mu ishusho yayo. Hari ibintu rero tugira, abantu turakunda, abantu turanazinukwa, abantu turihangana, turanarambirwa, ariko kandi iyo dukunze turagabira. Uzumva umusore ari gutereta umukobwa witwaga Mahoro Florence, amwite Maef. Navuga Maef ngo abavuze Mahoro Florence. Rero iyo umuntu akunze undi aramugabira, akamuha inka, ariko kandi iyo abantu bakunze abandi bitana amazina. Najyaga nkunda kureba football yo mu Bwongereza. Hari umukinnyi witwaga Thierry Henry wakinnye mu ikipe yitwa Arsenal, agakunda gutsinda ibitego cyane, anezeza umujyi w'Ubwongereza ku rwego abantu bamwise ngo ni Titi de Londres. Urumva ko kantu Titi de Londres. Yego, najyaga nkunda kumva umupira, ikipe yitwa Manchester yagiraga umutoza witwa Ferguson, Alex Ferguson, kubera kumukunda bamwita ngo ni Sir Alex Ferguson. Abo ni abantu. Iyi Mana yacu rero nayo, iyo ubaye nayo inshuti, iragukunda. Hari ibimenyetso bigenda bikubaho. Ikimenyetso cya mbere ni uko ikugabira. Imana iyo inezerewe iratanga, Imana iyo inezerewe iragabira. Niyo mpamvu nkwifurije kuba inshuti n'Imana, kuko nta kikennye mu bubiko bwayo. Mu byigabira rero harimo impano z'Umwuka Wera, ikaguha impano yo kwigisha, ikaguha impano yo kubwiriza, ikaguha impano y'ubwenge, ikaguha akazi, igabira umugore mwiza, umugabo mwiza, ikagabira abana, ikagabira umuryango, ifite amazu, ifite amamodoka, ifite amafaranga, ikagabira ubuzima umuntu wari wararwaye yararembye akongera akabyuka. Haleluya. Imana yacu nta kintu ikennye.
ariko kandi iyo uganira nayo, bimwe mu bimenyetso bikwereka ko Imana ikwishimira nuko ikwita ngo mwana wanjye, kandi wari umusaza w'imyaka 85 ukumva iravuze ngo mwana wanjye ndagukunda. Imana ishimwe. Ntabwo ari ibyo gusa, ikakwita mugabo ukundwa. Yajyaga ibyita Daniyeli mugabo ukundwa, nshuti yanjye. Aburahamu rero we Imana yaramukunze ku rwego yamuhaye yamuhinduriye izina. Ntabwo ari we wenyine, tuzabonana ba Yosuwa witwaga Hoseya. Imana igihindurira abantu amazina ikabikoresha abandi. Kuri Yosuwa we yanaryiswe na Mose, ariko reka ngaruke kuri Aburahamu tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu yitwaga Aburahamu, Imana imwimura. Yumviye Imana birayinezeza. Iyo twumviye Imana iginezerwa. Hari umuririmbyi wabiririmbye ngo ikora no mu bubiko bwayo igakuramo kado nziza ikayiha umuntu. Aho waba utuye, icyo waba ukora cyose, Imana irakuzi, izi ni izina ryawe, izi ni uko witwa. Aha rero Aburahamu yakoze ibintu binezeza Imana. Icya mbere ni ukuyitaba. Imana ishaka umuntu yitaba akumva ijwi ryayo rimuhamagara. Ayitabye Imana iranezerwa. Icya kabiri kuyumvira. Ibyo Imana ivuze Aburahamu yarabyumvaga akabishyira mu bikorwa. Imana inezerwa kandi bwa kabiri. Icya gatatu Aburahamu yakoze gikomeye ni ukwemera kwimuka. Aha niho hananiye abantu benshi. Abantu bagashaka gukorera Imana, abantu bagashaka gusenga no gusengerwa, ariko kwimuka bikanga. Imana ishaka ko wimuka ukava mu busambanyi. Imana ishaka ko wimuka ukava mu bujura. Imana ishaka ko wimuka ukava mu ntege nke zo kudasenga. Imana ishaka ko wimuka ukava muri karande, ukava mu byo wizera bidashinga, kuraguza, gucuragura. Imana ishaka ko wimuka ukava muri kamere. Ntabwo Imana igikorana n'umuntu utarimuka. Ngo asiga igihugu cy'iwabo ava muri Uri y'Abakarudaya arimuka. Amaze gukora byinshi akumvira Imana. Igitabo cy'Abaheburayo cyo kibivuga neza ngo akagenda atazi yajya. Haleluya, ndafashijwe. Yumvira Imana muri byose. Imana ngo iranezerwa. Muri iki gihe Imana ikeneye kuyumvira mu kazi yaguhaye, ukayumvira mu rugo yaguhaye, ukayumvira mu itorero mu murimo yaguhaye. Imana ishaka kuyumvira. Imana rero ngo imaze kunezerwa, Bibiliya itubwira ko yamuhaye umugisha. Ariho twari turi gusoma mu Itangiriro ibi bice 17 ku murongo wa mbere. Imana ngo imuha umugisha. Irangije imuhindurira izina. Nkuko nawe ujya ufata umugore wawe ukaba uzi ko yitwa Marigarita ariko ukamwita ngo ni Sheri, ngo ni Shu. Imana ishimwe. Imana nayo ijya iduhindurira amazina. Amazina yacu irayaza, ariko ijya iduhindurira amazina. Ibi nabyo biri mu bimenyetso bikwereka ko Uwiteka Imana yakwishimiye. Ngo imwita Aburahamu, imukura ku izina rya Aburahamu kandi imuha imigisha. Murongo wa 4, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu, kuko ugizwe sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane. Nzatuma amahanga gukomokaho n'abami bazagukomokaho. Uyu munsi Aburahamu tumwiga nka sekuruza w'abizera, tukamwiga nka sekuruza w'amahanga menshi. Aburahamu Imana yamuhaye umugisha, imuhindurira izina kuko yayumviye. Kuba inshuti n'Imana. Iyo ubaye inshuti n'Imana mugirana amasezerano, mukambikana impeta y'urukundo, mukitana bashushu, Sheri mwana wanjye. Imana ikakwirahira kuko uyinezeza. Ese Imana igera ku rwego yirahira umuntu ikajya imurinda, ikamenya ibibazo bye ryari? Umuntu wagize kwihana akisiga, agasiga umubiri, agasiga isi, akajya aba mu isi ariko ameze nk'utayituyemo, akazinuka icyaha, uwo Imana iramukunda. Umuntu wemera kwimuka akava muri Uri y'Abakarudaya, Imana iramukunda. Umuntu wumvira Imana, ibyo Imana ishaka akaba ari ibyo ukora. Umuntu ufite kwizera akamenya ko avugana n'Imana. Imana iguhindurira izina, ikakwita amazina. Ubuhamya tugiye tubufite, tuzajya tubutanga. Imana ikaguha impano zayo, gusenga. Imana ikaguha guhanura, kubwiriza, kwigisha. Imana ikakugabira umurimo. Imana ikakurinda. Imana ikarinda igihugu ku bwawe. Imana ikarinda urugo rwawe ku bwawe, ikaguhagararaho mu kazi. Kuba inshuti n'Imana. Mu busaza bwawe ugakomera, ukarota neza, ukagira amahoro, ariko kandi igihe cyo gutaha cyagera ikaguherekeza no mu mva yawe, ugasinzirana nayo. Ku munsi w'imperuka ukazakanguka ukanguwe n'Uwiteka Imana, ujya guhembwa.
nkwifurije kuba inshuti n'Imana. Ugize ikihe cyifuzo muri iki gitondo? Ugize ikihe cyifuzo kuri uyu munsi? Urifuza ko tugusengera kuki? Urifuza kugira ubushuti bwo mu ijuru ukajya uba ku isi unyuzwe, udafite umutwe urimo akajagari na mbuteyaje, ukamenya kwihanganira ibibazo, ukamenya kwinjira mu bisubizo by'ubuzima, ukakira ubuzima bushya muri Kristo, umutima wabaye umwijima ukaba kahebwa, Imana ikaguhindura. Urafatanya natwe gusenga wizeye. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ijambo ryawe. Dutangiye insanganyamatsiko yitwa kuba inshuti n'Imana. Uyu munsi twize Aburahamu ko yagendanye nawe ukamuhindurira izina, ukamugira umuntu udasanzwe, ukamugira umukungu, ukamugira umuntu ukomeye, akaba ari sekuruza wacu mu bizera, akaba yaragaragaye nk'umugabo ukwizera, ukaba wamukomokejeho urubyaro runini, natwe tukaba turi umusaruro we. Sengera uyu muntu wifuje kuba inshuti nawe, akifuza ko akazi ke ube inshuti nawe, akifuza ko mu rugo rwe ube inshuti nawe, akifuza ko mu busiribateri bwe mube inshuti, mu masomo ye mube inshuti, mu bushomeri bwe mube inshuti. Ndamusengeye ngo umuhe umugisha wo kubabarirwa ibyaha, umuhe umugisha wo kwambara imbaraga, umugisha wo gutunga ubwenge buva mu ijuru, umugisha wo kuzinukwa no kurwanya ibyaha, umugisha wo kwambara imbaraga z'Umwuka Wera. Shyira uburinzi ku bantu bumvira ijambo, tanga umugisha ku bantu bumvira ijambo, imiryango yabo imererwe neza, igihugu cyacu kimererwe neza, itorero rigira amahoro. Turagushimiye ko duhaye umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ibahe umugisha.